uriya muntu baramwubaha. Hari ibintu bitatu. Hari ugukizwa gakiza, twese turakagira, tigahagije. Akurikira icya kabiri, deliverance, kubohoka karande n'ingeso zose. Icya gatatu nicyo twita brisema, kumeneka n'urwego rukomeye, ugapfa kuri isi ukabintumbi. Uyu muntu wapfuye rero ni ushobora kugendera mu mavuta ya Mose, niwe ushobora kuba Yoshua. Igihe cyose kwambuka Yorodani byemeza abantu. Iyo upfuye muri kamere bemeza abantu. Imana igiye gukoresha imyaka usigaranye yo kubaho, ariko wemere ubuzima bwawe uburekurire mu Mana. Iragukoresha ibintu abantu bazavuga ngo uyu umwuka wa Eliya ari kuri we. Hari igihe abantu benshi baza mu by'Imana ariko bagasiga alternative inyuma ngo nibyanga nzasubira ari. Petero yakurikiye Yesu ariko asiga aziritse ubwato i Galilaya. Umunsi Yesu yapfuye yahise abusubiraho, arararo bijoro byose biramunanira. Yesu araza amuha amafaranga yawe ngo peti urankunda? Ati ndagukunda. Ninga bamubwira ati ngiye n'ubwato nikukunda. Abatura yamubajije gatatu. Petero ndiyongeye gusubira kuroba. Ugomba kujya mu Mana, nta yindi alternative ufite inyuma, udafite izindi impamvu zose, ugakora